ni munyemerere dutangiriye muri iyi muvoma yo mu mujyi ariko muvoma yiganjemo ibiturikamo kabyaramwe ani rwagati mu mujyi wa Bukavu. Ese bimeze gute? Ibiturika bikomeje kuba byinshi cyane muri uyu mujyi wa Bukavu, ibintu bikomeje kwifata nabi cyane muri uyu mujyi, ariko kandi hari byinshi birimo biragenda bivugwa tugiye kubigarukaho. Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Nanone rero tugarutse mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho turimo turibanda, ariko siho honyine kuko tugiye kubinjiza no mu gihugu cy'u Burundi naho ibintu bikaba byadogereye. Banza wumve. Ya Burundi, Bujumbura, Chibitoke cha Bujumbura, kunatoka taratibu kwenye serikali ya Burundi kuwakamata vijana wote wa Kongomani walikimbilia kule. Ati barimo barafata abana b'urubyiruko rwose rurimo ruraturuka mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabajyana. Ese bari kubajyana hehe? Sanga gusa tugiye kwibanda kuko dufite na video mu mujyi wa Kinshasa, rwagati mu mujyi wa Kinshasa. Kinshasa mu mujyi wa mayi video arambwiye ati manifestation byifashe nabi, ndetse batangiye no gutwika intebe nako imodokali. Ati ibingibi kandi birimo birabera hafi rwose ya presidence. Ibingibi ni ibiki mu by'ukuri tugiye akumva? Si ibingibi gusa kuko dufite nandi makuru menshi cyane agiye afite uburemere. Abasirikare b'u Burundi barimo barakora ikintu cyitwa ubugome karahabutaka. Ndaje nkubwire mu by'ukuri ibyo barimo barashinzwa, mana yanjye. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse babishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Abarundi basize ikintu cyitwa isura mbi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari kugenda bahasize mu by'ukuri bahakoze ibintu bibi cyane. Ibi nabyo turabigarukaho. Si ibyo ngibyo gusa kubera ko tugiye no kugaruka ku itangazo karabutaka, itangazo ryatangajwe na Alliance Fleuve Congo ku bufatanye na M23. Ni itangazo rifite uburemere kandi rigaragaza neza yuko hari ibintu byinshi bigiye guhinduka. Ndabona ni itangazo rifite ingingo ya ingingo eshatu gusa ariko zifite uburemere mw'abantu mwe. Rimaze rwose amasaha make rigiye hanze, tugiye kurigarukaho ndetse tunarebere hamwe ibyo abantu barimo baragarukaho cyane cyane kuri iri tangazo risohowe nawe mu 23. Navuga yuko rifite ikintu kinini cyane rivuze. Si ibingibi gusa ahubwo bani bwose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Ubu noneho hatangiye gututumba ikijyanye no gufata ikindi kibuga cy'indege muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibuga cy'indege cya Kindu cyarangije guhungwa n'abari bakirinze, abasirikare ba FARDC bakirinze. Bamwe rero bakaba banatangiye gutekereza yuko iki kibuga cy'indege gishobora no kuba cyarangije kugeraho umutwe wa M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
nibiza kudukundira kandi turaza kukubwira yuko mu gihe mu by'ukuri mu gihe turaje inshingano kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho amakuru, naho rero mu bindi bice bitifashe neza ndetse kandi abasirikare ba FARDC bo barimo barasahura Bukavu, barashaka gusiga ari umuyonga nta n'ikintu na kimwe ifite. Ni mu gihe kandi ariko turakennye cyane, ariko nibigera ku burenganzira bwo kubaho ntihazagire uwibeshya. Uwo ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yakuriye inzira ku murima, abatekereza yuko inkunga ari cyo kintu yashingiraho ubuzima bwe. Yarangije kugaragariza isi yose imbere ya Loni ko nta muntu n'umwe ushobora kumutera ubwoba. ni amakuru mu by'ukuri navuga yuko aremereye, avuga ati turakennye cyane nibyo, ariko ibintu byo kutubwira ngo muradukangisha inkunga n'ibiki byose, ibyo bintu rwose mubyibagirwe. nta muntu ushobora kudutera ubwoba mu gihe cyose twaba tukirimo kurwanira uburenganzira bwacu. ngira ngo murabyumva rero, aracyakomeza kuri ya magambo aremereye cyane, aho akomeza avuga yuko ibishoboka byose agomba kubikora, ariko ikijyanye no kwirwanaho cyo rwose ntago kigomba kujya ku ruhande, agomba kwirwanaho, nicyo kintu yemeza. 5-5 rero ndizera yuko turi kumwe rwose. Mbanje kuguha ikaze, ariko nari nibagiwe indi update mu mpfunyapfunyi. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko igisirikare cya Uganda kigiye kohereza ingabo nyinshi cyane muri Uganda. Bamwe banatangiye mu by'ukuri kugira byinshi batekereza biremereye, bifite uburemere. Ese mwoka byaramwe, iyi Uganda yaba igiye kohereza ingabo ziki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Byaba bifite se ubuhe buremere? Ubwo nabyo turabigarukaho. Ngo ikaze rero, iyi ni Rwanda Irizi Media, n'ahandi hantu ushobora gukura amakuru muri ubu buryo, tuyakugezaho yose kandi tukayakugerezaho ku gihe. Twibanda cyane rero mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko rero muri iyi minsi tukaba turajwe inshinga rwose no kubagezaho amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje intambara y'urudaca hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. ibintu ni ibicika umujyi wa Bukavu. ubu ngubu rero niho twerekeje mikoro, niho twerekeje za kamera, niho twerekeje buri kimwe. Rwose byose urabona ko ariho birimo biragenda bigana. Tugwaye ikaze rero, ni ya minota yacu mikeya cyane, reka dutangirira ahangaha. Mu gihe tutarajya mu biturika mwabantu mwe, abaturage, abasirikare, abari mu mujyi wa Bukavu, ibintu byahindutse. ikintu cyitwa ubusahuzi cyafashe intera. Reka bariho tubanza duhere mu gihe tutarajya mu biturika ngo tukubwire ngo ibiturika ni ibiki, mu gihe kandi tutarajya kuri gasopo karahabutaka yatanzwe n'umutwe wa M23. Ahangaha turi ni muri Bralima ni kimwe mu kigo cyangwa se ni uruganda mu by'ukuri rucuruza cyangwa se rukora ibijyanye n'inzoga zo kunywa. Abaturage bose biyemeje kwigira rwose kwisahurira iyi Bralima. buri wese arimo arifatira agakese yigendera, ndetse si wo wonyine, no mu zindi nganda nyinshi zitandukanye zirimo cyane cyane ibijyanye n'amafu, ibiki byose, amasima n'ibiki byose byo muri Bukavu. inganda zose abakozi basohotsemo, abakoresha basohotsemo, abaturage bari kujya kwisahurira. abasirikare ba FARDC barimo barajya kwisahurira, barimo baragenda. ngira ngo kare natangiye gusa nk'ubibabwiraho, abo bari kugenda bakarasa ikintu cyitwa ingufuri zose, ibintu byose bakarasa bakagenda. ufashe icyo afata akajyana, abaturage nabo ubwo ngubwo bari kwifatira ibyo kujya kwirira n'ibiki byose. umva muvoma yabo rero biteye ubwoba, barimo barirukankana buri kintu. bamwe noneho ndi kubona banagize n'ibyago, bari kumwe n'abana. noneho bamwe ntibambaye inkweto, amacupa ari kwikubita hasi agahita batema. mana yanjye, ibi ni ibiki? uri kubona birasa nkaho bagiye kwikorera ikintu cyitwa amadepo. ibintu ubona rero mu by'ukuri biteye ubwoba.
si ibingibi gusa rero mu gihe tutarajya muri iri tangazo rya M23 reka tubanze tukubwire situwasiyo y'ibibaye mu kanya kashize. Video iteye ubwoba mu kigo cya gisirikare giherereye mu mujyi wa Bukavu, habaye ikintu cyitwa iturika ridasanzwe, aho mu by'ukuri bikekwa ko ingabo za FARDC ngo zaba zatwitse ku bushake intwaro zari ziri muri iki kigo, ariko turahita tubihuza n'ibintu birimo biragenda bikorwa n'abarundi muri uyu mujyi wa Bukavu, maze rero tujye kongera twababwira impamvu M23 ibahaye gasopo. Video mfite ni video irimo akavuyo, biragaragara neza yuko aha hantu rwose ibintu byaturaguritse byahiye, hari hamaze kuba ikintu cyitwa iturika. Umva iturika karahabutaka, bigaragara ko si ikintu bahateye ahubwo ni ikintu mu by'ukuri cyari kihateze, bigaragara ko byari biteguwe. Ku munsi w'ejo ngira ngo twaganiriye mbabwira mwabantu mwe ukuntu ingabo z'u Burundi zari zirimo zirakemangwa, kuko ngo ingabo z'u Burundi zigira buriya defo yo gutega ikintu cyitwa ama ambush karahabutaka. Ati uri kwibaza uti noneho baba bafite uruhare muri iri giturika, kuko saha honyine muri Bukavu si muri iki kigo cyonyine haturikiye, hari n'ahandi hajya haturika amabombe menshi cyane ndetse abaturage bagahunga ari benshi cyane bitewe n'ubwoba ndetse bari bafite. Sasa rero abarundi bari mu bantu ba mbere bafite uruhare muri iri turika ry'ibirimo biraturikira muri Bukavu. Mana yanjye, abarundi ni babaya sana, abasirikare b'abarundi batsinzwe ni babaya sana, bafite ikintu cyitwa uburakari. Umutarama hano yanyandikiye ambwira ati abasirikare b'u Burundi bamwe n'abatindi cyane, n'abatindi babi ndetse bafite ubugome ndengakamere. Uti bimeze gute? Bukavu bajugunyemo za mine, ati ndetse bakoze utugurupe duto batega ambushi ahantu henshi cyane. Uri kwibaza uti ni iyihe mpamvu? Arakomeza bumva ko niba muri Bukavu M23 iri buze kwinjira yihuta, ubundi ngo iyi mipango yabo bakagira gute bagahita bayigeraho. Ubwo ni ukuvuga ngo bo bashakaga ko M23 iza kwinjira muri uyu mujyi mu buryo bw'akavuyo birukanka, noneho bagaturikanwa n'ibisasu, bagahita bakwira imishwaro. Abarundi bari bahunze bagiye kwisha mu bice bigiye bitandukanye, bagahita baboneraho kugira gute, kuko nkanga mu kigo cya gisirikare na hano umutwe wa M23 bagombaga kwinjira uhita wirukanka kugira ngo nyine bahite bafata ibikoresho basanzemo bya gisirikare n'ibiki byose. Niyo mpamvu rero nkanga bagiye basiga za mine. Abandi ariko bakavuga ngo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyabonye ibikoresho bataye bakabita za Kavumu na zahe, baravuga bati basi ibi bigo tubisigiraho ntihagire ikintu na kimwe gisigaramo. Ubwo ni imipango mu by'ukuri wavuga yuko isa nk'aho ari ibiri itandukanye, ariko yose iganishije ku kintu cyitwa guhombya umutwe wa M23 ndetse isaha n'isaha n'abahageraga kugira ngo barebe wenda ibyahagize gute ibihari bahite bahomba. Ngira ngo nimba mubyibuka neza, mu mpamvu ejo bundi Lawrence Kanyuka yagaragaje zo kudafungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, babibwira Sadek ndetse na EAC bari babisabye. Lawrence Kanyuka yavuze yuko ngo impamvu batari gufungura iki kibuga cy'indege hakenewe guturitsa bya mine n'ibiki byose bibombe karabutaka byagiye bisigwamo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abambari babo bose. Abarundi rero ngiyi niyo target, iyi ngiyi ngo niyo gahunda ya mbere burango mu buzima bagira, ikintu cyitwa gutega mbushe. Ejo bundi hari umurundi wari urimo bitubwira rwose muri groupe, ngira ngo aba muri groupe yacu barabizi cyane, yarabitubwira ati abarundi bakunda gutega ikintu cyitwa za bombe, bakunda gukora ikintu cyitwa ambushkade. Rero nicyo kintu bakoze muri Bukavu. M23 rero ngisigaye ifite ikintu cyitwa ikoranabuhanga. Uyu mutaramu niko yakomeje kugenda ambwira ati ndetse nta n'igitero ijya rwose itegura itabanje gukusanya amakuru y'ubutasi ahagije. Arakomeza ati M23 ko muri Bukavu habereyemo intambara kuko byateza akaga. Yanze ko muri Bukavu haberamo intambara kuko ngo byateza akaga. Nimba munabyibuka neza, ba musenyeri babujije rwose M23
M23 ndetse na FARDC kuzafata iyi Bukavu ngo bayihindure ikibuga cy'imirwano. Arakomeza ati rero barabona ko byateza akaga abaturage, gusa abarundi bo bakaba bafashe za tekinike za Al-Shabaab muri Somalia ndetse ngo bajya inzu ku nzu, nuko rero ngo batega imitego yabo. Wumve ubwo bugome cyane bw'abarundi bari gukorera muri uyu mujyi wa Bukavu mu gihe bari kuwusohokamo. Sibye ko numvishije ni wabo ibintu bitoroshye, n'ubundi bari gukomeza gukora amahano kandi bari kwikururira ikishi, turabigarukaho. M23 rero ngo yamaze kumenya n'ukuri iby'aya makuru, kandi umuti ngo uri kuvugutwa ku rwego bukomeye cyane, ngo nibiba ngombwa iyi ntego rwose ngo iyi mitego yose irasenywa, ndetse na za drone ntoya cyane za M23, dore ko no ku kibuga cy'indege cya Kavumu bahafatiye drone. Bukavu rero ngo igomba kubahozwa uko byagenda kose, gusa M23 niyifuza ko abaturage baza kuraswa. Ahangaha rero ngo niho General Byamungu muza kumenya neza ko gahunda rwose ngo ayigejeje kure. Ngira ngo mwaramubonye rwose ikijyanye no kuba ari imbere ku rugamba byo ku munsi w'ejo abantu baramubonye akigera za Kavumu arimo aganiriza abaturage, rwose mwaramubonye. Ibi rero byateje uburakari. M23 itanga ikintu cyitwa gasopo karabutaka. Ngiye kugusomera itangazo wumve nawe uburemere mu by'ukuri uyu mutwe wa M23 ufite, uburemere ibi bintu bifite, uburemere mu by'ukuri nabo ubwabo bafite, kandi bagomba gufata uyu mujyi wa Bukavu byanga bikunda. Ni mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'icyongereza, ariko reka tugerageze kugenekereza dushyire mu rurimi rw'ikinyarwanda, nirwo tugerageza kwisanzuramo, ngira ngo murabizi. Ni itangazo ryemewe ryo kuwa 15 Gashyantare 2025, communiqué officiel. Ubufatanye bwa Alliance Fleuve Congo ndetse na M23 bwafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bongeye kubyibutsa ati ibingibi byabaye ku itariki ya 14 Gashyantare 2025 mu rwego rwo gukumira ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bizi ngabo barimo ingabo z'u Burundi, FDNB nyine na FDLR ndetse na Wazalendo, ngo gukoresha rero iki kibuga cy'indege nk'icyicaro cyo kugaba ibitero ku baturage b'abasivili. Abati niba mubyibuka neza tariki ya 12 Gashyantare 2025 FARDC n'abafatanyabikorwa babo ati bakoze igitero karahabutaka cy'indege muri Karehe ndetse na Ihusi, ndetse ibingibi byahitanye abaturage, ntago rero byagombaga kuzongera kubaho. Icya kabiri, nyuma yo gutsindwa ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo zasubiye inyuma mu kavuyo zireka umujyi wa Bukavu nyuma yo gukorera abaturage ibikorwa by'ubusahuzi n'ibindi byaha. Turasaba abaturage b'i Bukavu kwishyira hamwe bakora komite zo kwicungira umutekano ndetse no gutoranya abayobozi b'inyangamugayo bo kubayobora. Turasaba kandi kurinda umujyi wabo ndetse no kudacika intege. Barakomeza bati ubufatanye bwa Alliance Fleuve Congo bar M23 bwemeje ko bugamije kurinda abaturage b'i Bukavu ku ngabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo mu gihe baba bagarutse kugirira nabi abaturage nk'uko bakomeje kugenda babikora. Ni ukuvuga ngo ahantu bose bari, ibikorwa byose barimo, bibeshya bagakomeza kurasa abaturage, bagakomeza kubagirira nabi. M23 ni direct. Ubu ngubu iki ngiki bakoze ni ikintu cyitwa nko gutabariza abaturage, ariko nanone ni nka gasopo, nanone ni nk'ikintu nakwita nk'imuruza. Nuko nguko amatangazo yagiye akurikirana umujyi wago mugiye gufatwa, nuko byagiye bikurikirana bakatubwira bati ibintu tugiye kubigenza gutya, bati murambike hasi, bati dufashe ikibuga, ati bigenze gutya na gutya. Dukomeze. Icya gatatu rero ari nacyo gikakaye cyane, bongeye kandi AFC bar M23 gusaba ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu maguru mashya
cyane cyane mu bice bya Nkomo, ahitwa Nyangezi, ahitwa mu gishanga cya Ruzizi ndetse n'utundi duce tuhakikije. Urumva ko bafite ubutasi, bazi neza izi ngabo ahantu ziri. Namwe ubwo mureke nsubiremo muhumve. Ati bongeye kandi AFC Bar M23 irasaba ingabo z'u Burundi FDNB ko ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu maguru mashya, cyane cyane mu bice bya Nkomo, mu bice bya Nyangezi ndetse n'igishanga cya Ruzizi n'utundi duce. Urumva utu duce dukikije ibi bice byose bavuze. Barakomeza bati kuba ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kuri kurimo, nta kindi zigomba gusubira i Burundi aho bakomoka. Ibikorwa by'izi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatumye habaho ibyaha by'ubwicanyi, ihohoterwa rifitanye isano n'amoko ndetse n'ibibazo by'ubutabazi bukeya byakomeje kugenda bifata urundi rwego, bishyira kandi abaturage mu kaga. Ni ngombwa rero ko basohoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'utundi duce twose barimo barabwirizwa kuhasohoka. Bikorewe i Goma kuwa 15 Gashyantare 2025. Ubufatanye bwa Alliance Fleuve Congo na M23. Lawrence Kanyuka umuvugizi niwe washyize rwose umukono kuri iri tangazo. Ikindi barenzaho bavuga bati mwirinde ababashuka bagamije uburiganya n'amakuru y'ibihuha akwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ngayo nguko ngira ngo murabyumva. Dukomeze rero ku makuru aremereye cyane, ibintu byafashe indi ntera cyane. Tujye muri video irimo irangiraho hano mu gihe tutarajya ku magambo akomeye cyane ya His Excellency Paul Kagame. Reka tujye kuri video hano rwose y'Kinshasa, aho bambwiye yuko mu by'ukuri ikintu cyitwa imyigaragambyo ngo cyakamejeje. Ndimo ndabona Kinshasa byadogereye, ndimo ndabona imodoka z'ubutabazi zaje, ariko ndakubwiza ukuri abaturage ntago babishaka, ntago bashaka ibyo gutabara. Bashumitse ibice byinshi cyane, bashumitse ahantu henshi hatandukanye. Ubutabazi bwa ambulance bwabwanze, ubutabazi bwa polisi babwanze, dore basubije inyuma imodokari za polisi zari zije gutabara. Abagiye mu mihanda baratwika, barimo baravuga yuko ngo ikintu cya mbere barimo baramagana ari ubutegetsi bwa Kinshasa budashoboye ikintu cyitwa gushyira ku murongo rwose ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Bati ntago tuzihanganira ibi bintu, ntago tuzihanganira ibi bikorwa bibi, ntago tuzihanganira mu by'ukuri ibi ngibi byo gukomeza gushyira kaga mu gihugu. Ese ibi bintu ni ibiki? Iyi Kinshasa irayoborwa nande? His Excellency Tshisekedi Chilombo k'ibintu byamuyobeye. Ibi ngibi biragenda bifite aho bihuriye no gucika intege kw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bugaragara, kuko ubu ngubu tuvugana ikibuga cya Kindu. Ubwo ngubwo nahise njya no ku yindi ngingo. Ikibuga cy'indege cya Kindu nta musirikare ngo ukirangwamo cyangwa se umupolisi ukibarizwamo, ngo bumvise imirindi y'intare nuko barahunga. M23 ubu ngubu igiye kujya mu mibare ngo y'icyo yakorera iki kibuga cy'indege. Tasa rero murumva ko ibintu bitoroshye, ntago byoroshye habe na gatoya. Iyo kintu rwose abantu bayitaye, abenshi rero baravuga bati izi ntare zasarambwe mu by'ukuri ubu koko bizagenda bite? Izi ntare zasarambwe ko zikomeza gutitiza abanyekongo, ubu koko biraza kugenda gute? Rwose hano mfite video barimo barabivuga bati dore nta musirikare n'umwe urimo. Ata aeroporo bayisize, ata aeroporo ya Kindu bayisize. Ati dore nta mupolisi nta musirikare, bose babangiye amaguru ingata.
reka rero tubanze tujye mu Burundi mbere yo kujya ku ijambo rya His Excellency Paul Kagame, ni naryo turi busorezeho, aho yari arimo mu by'ukuri agaragaza ko nta muntu ushobora kuzagira gute kuzamutera ubwoba. Mu Burundi hari amahano ari gukorwa, abasirikare barimo barahungirayo, urubyiruko rwose ruri guhungirayo ruvuye mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari kurujyana. Ese bari kurujyana he? Banza wumve. Ya Burundi, Bujumbura, Chibitoke cha Bujumbura, kunatoka taratibu kwenye serikali ya Burundi kuwakamata vijana wote wa Kongomani walikimbilia kule. Kama uko na ndugu yako mpigie simu, hivi wako wanasachiwa, wanakukamata, unapanda gari, unakamatwa, unapandishwa gari, nenda ukafundishwe kijeshi. Mko mnakimbia wapi? Tukimbilie, twende tukapambanie nchi yetu. Hii ndio taarifa yenye tuko nayo kwa hii dakika huko Chibitoke cha Burundi. Ngira ngo nimba muri kubyumva wenda na abumva igiswahili byo baba babyumvishije direct, baba babyumvishije rwose. Reka tubigendanemo ngenda mbumbisha wenda cyangwa se mbabwira icyo ndi kumvamo. Ubwo ni kubatumva wenda ururimi rw'igiswahili, nubwo nanjye atari cyane, ariko byibura hari ibyo numvamo. Ya Burundi, Bujumbura, Chibitoke cha Bujumbura. Ati Burundi, Bujumbura, Chibitoke cha Bujumbura. Chibitoke ni muri Bujumbura, murabizi. Kunatoka taratibu kwenye serikali ya Burundi kuwakamata vijana wote wa Kongomani walikimbilia kule. Ati ikintu ndimo ndavuga hano nuko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi barimo baragenda bafata urubyiruko rwose rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rurimo rurahunga bakarujyana kure. Kama uko na ndugu yako mpigie simu, hivi wako wanasachiwa. Ati hari n'indi nshuti yanjye rwose narindimo mvugisha, none bambwiye yuko nayo yafashwe. Ati yambwiye yuko rwose nayo yafashe, yakaciwe. Ukamata, unapanda gari, unakamatwa, unapandishwa gari, nendo. Ati urafatwa ugahita ushyirwa muri panda gare, nendo ukafundishwa kijeshi. Ati ubundi rero ugahita utangira kugenda ujya kwigishwa igisirikare. Ati nta yandi magambo ni ukujya kwigishwa igisirikare. Mko mnakimbia wapi? Ati ko murimo murakimbia cyangwa ko murimo muragenda murajya hehe mu by'ukuri? Kimbilie, twende tukapambanie nchi yetu. Ati nimuze, bakamubwira bati nimuze tugende rwose tujye gukora ibishoboka byose turwanire igihugu cyacu. Hii ndio taarifa yenye tuko nayo kwa hii dakika huko Chibitoke cha Burundi. Ati nguko iko ibintu bimeze mu by'ukuri kugeza kuri uyu munota muri Chibitoke mu Burundi. Urumva? Tukapambana cha Burundi. Msako unaendelea, nyumba kupitia nyumba 10 anajua hapa kunaishi wa Kongomani, wanasachi kama ni mwanaume akingaliki na nguvu kijana wanapelekwa hao wanafunzi. Ngira ngo uri kubyumva noneho bari kujyana mu mago y'aba nyumba 10 cyangwa se abayobozi bo mu babano basiciriritse rwose baba bafite inshingano zitaremereye cyane, bagashakishamo abana b'abanyekongo bagiye, ubundi bagahita babajyana mu gisirikare. Ubwo n'uvango baragenda mu nyumba 10 bati ni mutwereka hawunje abana b'abanyekongo, ubundi bagahita babajyana mu gisirikare, ngo ubwo bagiye kubigisha igisirikare rero ngo kugira ngo bazarwanira igihugu cyabo. Ese bazarwanira iki gihugu? Ni icya Kongo, ni icy'u Burundi? Ntago yabitubwiye, ariko ngira ngo murabyumva. Burundi nabwo bufite ubwoba muri iyi minsi yuko isaha n'isango bushobora kuba bwagabwaho ibitero. Ngira ngo rero mubyumva batangiye kugerageza kwirwanaho. Tunzi abatake kujua wanapelekwa. Hiyo ndio habari kwa kifupi. Ubwo rero ati ayo ngayo niyo makuru rwose mfite kugeza magingo aya ngaya. Uyu mutipe rwose nuko nguko ibintu arimo arabivuga. Tugenda tugana ku musozo, turagiye rwose ku ijambo rya His Excellency Paul Kagame. Mu byo yavuze ni byinshi cyane, ariko turagaruka aho yagiye avuga ati nago mu by'ukuri ntago rwose tuzihangana, nago bishoboka ku kijyanye no kwirwanaho, nago byavamo. Ati turakennye cyane, ariko nibigera ku burenganzira bwo kubaho ntihazagire rwose wibeshya. Uwo ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ahangaha rero umukuru w'igihugu yabitangaje ari i Addis Abeba muri Ethiopia, aho rero mu by'ukuri kuri uyu wa gatanu yitabiriye inama ya 38 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni inama mu by'ukuri yabaye rero mu gihe u Rwanda rumaze iminsi cyane rutoroshye, kuko rurimo rurotswaho igitutu
ndetse rwotswaho ibitutu n'ibihugu bitandukanye birushinja kuba rufite akaboko mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gufasha umutwe wa M23 watangije iyi ntambara mu mwaka wa 2021 mu mpera zawo, bavuga ko rero bagomba kubohora ibice byinshi ndetse by'umwihariko bagomba kurwanira uburenganzira bwabo, bakaba bafite Goma ndetse na Bukavu ikaba rwose irimo iragenda ifatwa bucece. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rero yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo iyo gushyira ibirego ku Rwanda, ibirego by'u Rwanda biza kuba ngo hari icyo byatanga, ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa ngo byakabaye rwose byarakemutse igihe bahereye badushyiraho ibibazo, byakabaye byarakemutse, ngira ngo urabyumva. Ati iyo umukino wo gushyiraho ibirego, imbwirwaruhamwe nziza, ibinyoma ndetse no gutagira isoni biza kuba ari igisubizo cyiza, cyakabaye rwose cyararangiye kera cyane. Ntabwo rero twakabaye tugifite iki kibazo, dufite abantu babeshya nta mpamvu. Perezida Kagame rero yongeye kugaruka ku kibazo mu by'ukuri cy'umutwe wa FDLR, agaragaza yuko mu by'ukuri ngo uyu nguyu uri umwe mu mpamvu zituma bakomeje kutagira agaciro, kutagiha agaciro ikibazo cya FDLR mu by'ukuri. Ati ni gute FDLR itaba mu by'ukuri muri kimwe abantu bakomeza kuvugaho, cyangwa se kubera iki iyo itagira icyo ibazwa? Kubera iki uyu mutwe wa FDLR ukomeza kugenda ukerenswa? Avuga ati rwose ibingibi nabyo ni ikibazo. Ati ni gute Kongo itekereza ko ibibazo byayo byose bituruka hanze yayo? U Rwanda ntaho ruhuriye n'ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dufite ibibazo byacu byo guhangana nabyo. Kongo ni nini cyane ku buryo u Rwanda mu by'ukuri rwayiheka. Kongo ni nini cyane ku buryo u Rwanda rwayiheka. Magambo akomeye cyane. Yunzemo ati rero nk'uko nabibabwiye, turi agahugu gato gakennye, ariko nibigera ku burenganzira bwo kubaho nimugakore amakosa. Sindi gusaba kandi nta n'umwe nzasaba. Bivuze ngo umubwira ngo ibintu byo kugira gute ngo ibiki n'ibiki, ntabwo ibyo bintu birimo. Ndanasoreza ahangaha, reka mbashimire.